aba bana muhura kenshi babita ba kanyamayayi. Ese kari abana bato wari wibaza umunsi umwe impamvu bashobora kuba batari ku ishuri nk'abandi? Ni ibibazo byinshi baba barahuye nabyo mu mateka yabo. Uyu nguyu turaganiye nyuma tumuhereza ukuboko. Nyina bavuze ati aho kugira ngo njye ahandi handi mu zindi ntara kampagume nzahagira ubuzima bwiza ububi bwose, mbese agenda mba marine mbi bobo, mbese buri kimwe cyose, ku buryo abantu benshi banzi mu myaka 2019 iyo bambonye ubu ngubu baravuga sha Imana ikura ahantu ikura umuntu ukora. Burya baba barahuye n'ibibazo byinshi hano ku muhanda. Amazina yanjye banyita Nanywaga Jean Paul, ariko abantu benshi bamwe na bamwe duhura mu kazi bakunda kunyita Gasoro. Navukiye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, ariko ubu ngubu ntuye ahantu bita ku kazu ka mbere k'amazi mu Yabarara. Wenda uko byari bimeze mbere ntabwo ari nk'uko bimeze. Se urabona noneho cyangwa abantu bambonaga mbere nambaye ipantaro yacitse hano, none ubu ngubu mfite ababyeyi bombi n'abavandimwe, turi batatu, ngenda uwa kabiri, ariko hari abandi nyine papa wenda yabyaye ku ruhande, njye mvuze abo tuvukana mu nda ya mama. Narize ngarukira mu wa gatandatu primaire, ariko nyine si uko ntashakaga kwiga, ahubwo nabishakaga cyane paka soje, ahubwo habaye ikibazo cy'amafaranga make, ubukene buraza usanga ari ibibazo. Yakuze ngo yumva azaba umusirikare, ariko kuba umusirikari ubu byarakendereye. Ndi umwana nakuze nkiga, nakuze ndi umuntu numva nshaka kuzaba umusirikare. Mu gukura gutyo kwiga biranga, kandi utarize ntabwo wajya mu gisirikare. Nkurana n'umubyeyi wanjye umwe, papa yaradutaye, mama araturera turakura, bamwe turiga barasoza, njye ndasigara, garafure arashaka, mbese noneho niko kwisanga muri Kabuga, niho ubundi twabaga bo barimutse barahansiga. Nyina bavuze ati aho kugira ngo njye ahandi handi mu zindi ntara kampagume nzahagira ubuzima bwiza ububi bwose, mbese agenda mba marine mbi bobo, mbese buri kimwe cyose, ku buryo abantu benshi banzi mu myaka 2019 iyo bambonye ubu ngubu baravuga sha Imana ikura ahantu ikura umuntu ukora. Kuko ego kuba nakonyeho umuzigo wa danje nawe ushitiraga ko suho sinshobora kubona nkavuga ati mawuja ntago agakapu kaba karimo ubusa kahita gahera, yankuye ahakomeye. Ego si urumva ko iyi viziyo hari umuntu ukiba koko, ko nabi bari babandi usanga oya ntabwo nagikwiye mu kwiba. Oya se kwiba ugira ngo havamo amafaranga, uyabona iyo tujya gufata buru ugafata amatabi amayoga hafi aho ngaho n'indaye. Ego cyane, aho ubundi amafaranga se waba wanyweye itabi, wanyweye urumogi, sibyo, wanyweye inzoga, ikintu icyabura ni iki? Ego cyane rwose, ibyo iyo wabifashe ese cyambere si amafaranga, siyo baba bashaka se. Amafaranga y'anabaganya, ese nimba hari igihe nabaga mfite nk'ibihumbi 10 byanjye muri icyo gihe. Ego cyane nabanje gukora isambusa z'ibirayi, natangiye kuzikora 2021 hafi aho, nibwo natangiye kwiga ibintu by'isambusa, mbijyamo ndabikora mbivaho. Njye hariya muri kino gihugu cy'abaturanyi cya Uganda mvayo, naho nagiye mu buzima buri aho busanzwe. Uganda mvuyeyo ngaruka hano muri Kabuga nabwo ndongera nyivamo njya Tanzania mvayo. Tanzania nyine kwa kundi usanga uba uvuga ati nshaka kumenya ahantu bitewe. Amafaranga ajyayo iyo nabipangaga
yarayashakaga ariko nkashaka nyine muri ubwo burara bwanjye, mbese nubwo byabaga bigoranye ariko narabonaga. Ubwo rero mvuye Tanzania ndavuga ati ibintu byo gukora ibintu bibi hari igihe bazandasa bitewe n'ubujura. Noneho yicara mbitekerezaho mpita mbivamo, mbese nta bindi bibaye, nta muntu ugira inama. Ngomba gufunga subwo bagutamo, ariko nyine ugasanga abantu benshi bakuzi ntabwo bazi ko uri umujura. Noneho wowe ikintu ukora, niba wowe muri wowe ikintu ukora ni ukuba buri wese atamenya ko uri umujura, mbese bakaba bakoze nk'inyangamugayo. Noneho nkagenda nkamaraho nk'amezi 3 nkavayo, nkagaruka nkongera nkakora irindi kosa bakantwara kubiteho ukwezi kumwe. Ubwo rero birarangira mbivamo. Hari umuhabuje nahise mbona inaha nawe muri iyi Kabuga amakazi ndamukorera, nkajya muzunguriza ibiraha. Ndagenda nyine ndamenyekana ahantu benshi, mbese ku buryo buri muntu wese azi kubijyanye n'ibyo. Mbese amagi antunze, wenda rimwe na rimwe n'umuryango wanjye nkawoherereza, nkambara ibyangwe, mbese nkatanga n'amatsinda kuko ayabahagije. Ubuzima yabayemo bwamubabaje ngo ni ubuzima bwo ku muhanda, gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi. Ubuzima bubi nabayemo bwambabaje, nkaba ntabwifuriza n'undi mwana uwo ari we wese. Ubuzima bwo mu muhanda, ubuzima bwo mu muhanda buba bukakaye, buba bukaze, kuko iyo bakwirukankanye uri mu muhanda icyo gihe nta kirengera uba ufite, iyo bagufashe baragutwara, sibyo? Noneho biriya biyobyabwenge nk'urumogi n'amayoga n'amatineri, ibyo byo biragenda bikagukubita bikakwica, mbese ugasanga umubiri wawe wabaye nk'ikibi, ugasanga ni hahandi umuntu ashobora no kuba yagukanga. Nkiri mu muhanda ikintu cyambabaje ni abajama nyine twabaga turi kumwe bigeze kunyiba amafaranga yari menshi bitewe n'ibintu nayashakiraga, kuko amafaranga yari mu bihumbi 50 ari menshi. Numvaga ayo mafaranga ariyo ngiye guheraho nkabivamo, baba barayanyibye. Ibyo rero ibintu byambabaje no mu buzima bwanjye, kuko iyo uri mu buzima bubi umushaka kuva muri ubwo buzima bubi, ukabona ikintu kibugukuramo ugasanga biranze, uba wumva ubabaye. Aho ngiki gihe nibyo bintu byambabaje byabayeho. Ikintu kintera byishimo nk'iyo imari yanjye nyituje nkabona irashize, nkabona ntashya amahoro, nubwo baba badukataho nkabona ntashya amahoro, nkabona umunsi w'ijuma urageze mvuye gisari. Nshima Allah, nshima Imana. Iryo dini nkunda cyane kurusha n'ibindi byose. Ingofero ntabwo nyambara buri hantu hose, ariko ndayifite. Ntabwo napfuye, urabona kananapfumiye ko nanagakuraho. Ni akagirife nyine kaba kari aho ngaho. Namwe murakoze cyane kuba mwaje mukanyegera mukambaza ubuzima bwanjye uko bumeze, ndabyishimiye cyane. Umva ari akantu k'agapapuro, ahubwo numva mfite amatsiko, sinzi igihe muri bugendere ngo mfite amatsiko. Namwe murakoze.